ayo mazi ubundi tujye tuyanywa. Noneho rero ibyo ngibyo numvaga ngeze no kumva ndi kubikumbura, nkumva nshaka gufata urugendo njya kuvoma y'amazi. Urabona na ziriya robine zo mu Rwanda ziba zifite amazi ahora nyine atajya ahagarara, nabyo ndabikumbura, nanone ndacyabikumbura. Twajyaga tujya kuvoma rero tukagenda, noneho wahasanga hari abantu benshi, kuntu abantu bajyaga bakubita n'ibibido narakumburaga ngaterekaho ndakuraho. Rero iyo najyaga kuvoma nkabona hari ako kabisi, nabonaga ndi gufana nyine, nkumva nabikunze bamwe babyita gukomatana. Nabonaga rero ibyo bintu mbikunda. Ndabasuhuje cyane mwebwe mudahema kubana natwe hano ku nama za Queen 31. Tuje cyane wowe ufunguye video yanjye ukaba ugiye kuyireba, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Tuhuje abantu bari muri Mozambique, ndabasuhuje cyane, ndabibona ko mudukurikira cyane, namwe Imana ibampera umugisha utagabanije. Tuhuje n'abari mu Rwanda, abantu bari mu Rwanda namwe muradukurikira, namwe ndabashimiye cyane. Ubu ndi kuvuga abantu mbona badukurikira cyane. Hari n'ikindi gihugu mbona cyangwa abantu badukurikira cyane, nubwo ntari kwibuka izina ryacyo, mumbabarire, ariko namwe ndabasuhuje aho uri hose, mbese ndagusuhuje kandi ndagushimiye. Hano rero niba uhageze bwa mbere, nagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana ku bintu binyuraho hano byinshi bigiye bitandukanye. Wowe rero wankandiye subscribe, ndagushimiye, Imana ikomeze kuguha umugisha. Wowe utameze neza, ndagukomeje, nukuri wihangane ukomere. Iyi si irahindagurika, uyu munsi umuntu aba ameze neza, ejo akaba ameze nabi, ejo akaba ameze nabi, ariko ejo akaba ameze neza. Mbese iby'isi bihora bivangavanze, bihindagurika. Uko ibindi bihe bihinduka, niko n'ubuzima umuntu aba arimo bugenda buhinduka. Ugasanga si uyu munsi wari muzima, ariko ejo urarwaye, ugasanga si ejo urarwaye, ariko ejo urakize. Mbese bigomba kugenda bihindagurika, kandi nuko tugomba kubibamo. Ubundi tukiyambaza Imana, tugasenga. Hari agakorasi twajyaga turirimba kavuga ngo umuze twese twibere mu Mana, kuko iby'isi ni nk'umuyaga, aho byiriwe siho birara, aho biraye siho byirirwa. Ariko ubundi mwabonye akaririmbo nashyizeho, mugenda mukarebe. Iyi ndirimbo niba utayirebye ugenda uyirebe, ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo idukomeza muri urugendo turi kunyuramo, ko turi kumwe na Yesu, ntacyo gutinya gihari. Iyi ndirimbo rero iri hano ku nama za Queen 31, nakurarikira kugenda ukayireba, kuko ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo iri gufasha benshi. Nawe rero wacikanwa utayirebye, genda uyirebe mbere yuko utangira iyi video, nubundi uzugaruke dukomeze no muri iyi video. Iyo uvuye mu gihugu wavukiyemo, none igihugu wavukiyemo ukakivukiramo, ukagikuriramo, uko byagenda kose hari ibintu byinshi uba ubona ari byiza, hari ibintu byinshi iyo ukivuyemo ugenda ugasanga aho ugeze ntabyo uhasanze. Hari ibintu byinshi mbese biba ari umwimerere mu gihugu umuntu yavukiyemo. Uko byagenda kose, naho waba uri hose, ntabwo wabura ibintu ugenda utangire gukumbura ukigera mu gihugu kindi gishyashya ugezemo. Ngewe rero hari byinshi nakumbuye nkigera hano Mozambique, ibyinshi nakumbuye byo mu Rwanda. Namwe muze kunsangiza muri comment, mumbwire ibyo mwakumbuye, mukumva murarwaye kubera kutabibona. Ngewe rero ngiye kubasangiza bimwe na bimwe mu byo nakumbuye. Gusa icyanyuma nicyo cyansekeje, na n'ubu kiracyansetsa. Niyo mpamvu ngusaba ngo urebe iyi video irangize kugira ngo iki cyanyuma uze kucyumva.
uze kumva ukuntu cyari gisekeje na n'ubu gihe kiracyansetsa. Urasabwa kureba video ukayirangiza kugira ngo utaza gucikwa, nawe uze kumbwira niba cyarakubayeho. Ngiye hari abantu nakibwiraga bakambwira ngo ubwo se nta kibazo ufite. Namwe ratamuze kureba iki kintu cya nyuma nakumbuye, mumbwire niba mwebwe muri mwebwe nta wagikumbuye, urebe kano ka video ukarangize kugira ngo uze kumbwira nawe. Ikintu cya mbere nakumbuye nkigera hano Mozambique, nagikumbura nkumva mbese ngiye nko kurwara. Nakumbuye ikirere cyo mu Rwanda. Ikirere cyo mu Rwanda kiba ari cyiza. Mu Rwanda ntabwo hajya hagera ngo wumve hashyushye, ngo wumve uri gushya mbese bikabije, kereka nimba buno byarahindutse. Ariko ubundi ikirere cyo mu Rwanda naragikumbuye, nkumva najya ntega buri munsi nkagenda nimugora nkongera nkagaruka. Mu Rwanda hari ikirere cyiza cyane, niba ari ubushyuhe ntabwo buba bukabije hahandi washyuha kumva ugeze aho wajya nko muri firigo. Noneho nabwo niba ari ubukonje ntabwo ari ubukonje bwa bundi bukwica kumva wakwicara ku mbabura y'amakara. Ikirere cyaho mbese kiba kigereranyije, niba ari ubushyuhe buba buri mu rugero, niba ari ubukonje nabwo buba ari ubukonje buri mu rugero. Ntabwo ari ibintu biba bikabije cyane nka hano. Rero nkigera hano cyane cyane ikirere cyo mu Rwanda naragikumbuye, kuko mu Rwanda haba ikirere cyiza. Ikintu cya kabiri rero nakumbuye imihanda yo mu Rwanda, niba ari imihanda ikeye ubone harimo isuku, mbese ubona wakwiryamiramo mbese ukisinzirira. Mu Rwanda haba hari isuku iteye ubwoba, imihanda yaho ibisukuye, mbese ubona ari ibintu bikabije pe, ubona ari ibintu bikabije. Na hano Mozambique isuko haba hasa nabi, naho nzabasangiza ibyiza byaho. Noneho nabyo nakumbura ndamutse ngiye nko mu Rwanda ubu ngubu. Hari ibyiza naho nahagera noneho ngatangira kubikumbura bya hano. Rero ikintu cya gatatu nakumbuye kujya kuvoma. Nakumbuye kujya kuvoma, arone amazi yacu yo mu Rwanda yayandi ahora ari kuza ya robine, niba bayita amazi ya robine. Ahantu ngo twajyaga tujya kuvoma ngo amazi yinuza yo mu rutare, ubwo tukavana hano ngo yo kunywa, ubundi tugafata umusozi tukurira undi musozi tukagenda turi kujya gushaka ayo mazi ngo yari amazi aryoha. Ariko ubundi buriya yabaga aryoshye simbizi, ariko twafataga inzira nyine tukagenda tukaruha tugiye gushaka ayo mazi, ubundi tujye tuyanywa. Noneho rero ibyo ngibyo numvaga ngeze no mubandi kubikumbura, nkumva nshaka gufata urugendo njya kuvoma y'amazi. Rero na ziriya robine zo mu Rwanda ziba zifite amazi ahora nyine atajya ahagarara, nabyo ndabikumbura, nanone ndacyabikumbura. Twajyaga tujya kuvoma rero tukagenda, noneho wahasanga hari abantu benshi, kuntu abantu bajyaga bakubita n'ibibidoka. narabikumburaga ngaterekaho ndakuraho. Rero iyo najyaga kuvoma nkabona hari ako kabisi, nabonaga ndi gufana nyine, nkumva nabikunze. Bamwe babyita gukomatana. Nabonaga rero ibyo bintu bikunze. Hano rero sindahabona robine izira z'amazi nyine aza, ariko se ubundi Kigali ho zirahaba. Abantu bavuye Kigali nabo bashobora kuba batazi ziriya robine, kereka wenda abantu bavukiye hari umuntu uza mu ntara ziba zihari izo robine. Hari Kigali naho menya nta ziba zihari hameze nka hano. Ariko abantu bavukiye mu ntara baba bazizi robine zihora ziza amazi, mbese amazi atajya akama, atajya yifunga kandi adashira. Ikindi kintu rero nakumbuye nkigera hano ni ukubona imisozi we. Noneho nta hantu twajyaga tuzamuka nk'agasozi, ukabona uzamutse agasozi kumva mu mavi harakuriye. Turiya dusozi numvaga ndi kudukumbura. Hano hose ndahabona umusozi pe, hano Mozambique sindahabona umusozi. Wava mu musozi uri urebe uhagaze hano, umusozi ndawuzamuka murangize. Hano nta misozi haba,
hahora nyine ari ahantu henshi. Njyewe aho nabashije kugera hano mbona ari amataba nyine ukuntu nta bintu by'imisozi izamuka cyangwa imisozi imanuka. Noneho ukuntu twajyaga tujya ku ishuri, ubundi ukagenda uteze igare, ubundi mwagera ahantu mumanuka mugahuruda ukamwirukanga ku igare. We ari amagare nayo narayakumburaga, nkumva rero ndi gukumbura kujya ku igare nkarimanukaho, tumanuka kuri uwo musozi. Ariko nabwo ikibi mwagera ahantu noneho ngo hazamuka, ubwo mukavaho ukagenda n'amaguru kandi uri bwishyure. Mba ndi kubikumbura, narumva ndi gukumbura kumanuka ku igare ryirukanka ahantu hamanuka. Ikindi kintu nakumbuye ariko n'ubu ndacyagikumbura ni amashyamba. We uzi ko wajya kugenda nk'ahantu mu gashyamba nyine ukiyicarira ukitekerereza ukumva utunyoni tuvuga kumva nyine uri kuruhuka neza. Nkaho hano hose ndahabona ishyamba, no Mozambique sindahabona ishyamba. Abantu babonye ishyamba hano Mozambique muze kunyandikira muri komite mumbwira iryo shyamba riri nzajya kurisura. Nkumbura ishyamba pe, hano ni inturusu sindayihabona. Ariko mu Rwanda hari udushyamba wajya kugenda se washaka nko kwisengera ukagenda ukajya ahantu nko mu gashyamba karaho hafi ukicaramo ukisengera, cyangwa se ukigenda ukicaramo ukiruhukira, ubundi ukitahira ugataha wumva uruhutse kubera utunyoni turi kuvuga. Mbese ukumva hari akuka keza akayaga gahuha. Ariko hano nta shyamba, mbese nta shyamba nari nabona hano. Ariko murabasanga cyangwa na hano mu byaro byaho wenda haba hari amashyamba, ariko ntarahagera. Noneho rero ku bintu byo kurya nakumbuye ikintu bita umugati wo mu Rwanda. Ubutandukanye n'uwa hano, ariko iyo umaze kubumenyera wumva nyine bisanzwe. Ariko ubundi iyo ukigera hano ukumva umugati wo mu Rwanda, wagura umugati ukumva uratandukanye cyane. Ariko si n'umugati gusa, ibintu byo kurya byose mba wumva bitandukanye n'ibyaho. Sinzi wenda nuko ari bwo wenda umuntu aba akihagera, simbizi. Iyo umaze kuhamenyera wumva ari ibisanzwe, ariko nyine iyo ukihagera wumva uri gukumbura ibiryo byose byo mu Rwanda kandi na hano bihaba. Nk'ibirayi kumva ukumbuye nk'ibirayi byo mu Rwanda, kumva mbese biratandukanye, kumva ibirayi bya hano bitandukanye n'ibyo mu Rwanda, kandi nyamara byose ari ibirayi. Ubwo rero mu bintu byo kurya numvaga nkumbura umugati, kuko umugati wo warananiraga burundu ariko kugira ngo ndanawureka. Ariko ubu naje kumumenyera numva ni ibisanzwe. Ariko nyine ikintu kiba kidahari utari bubone ikintu cyitwa ishyamba. Ikintu cyitwa ishyamba na n'ubu mba numva nkumbuye ishyamba. Nkumbuye ahantu hari ibiti birebire nka bya biti byo mu Rwanda birebire, ndanumva na n'ubu mbikumbura kuko hano ntaho nari nabibona. Ikindi kintu rero nakumbuye nkumva mbuze amahoro burundu. No gukumbura nyine famiye. Ukumbura famiye nyine ukumva ubuza amahoro. Ariko iyo ugenda uhamara iminsi ugenda nyine bigenda bishira. Ubundi ugakumbura nk'inshuti, ukumbura inshuti zawe, ukumbura ukuntu twajyaga tuba twicariye nk'ahantu nk'inshuti z'urungano twibereye mu dukuru tugiye dutandukanye, kumva ibyo wabikumbuye. Noneho hano ho butari bubone n'umwanya wo guhura n'abantu cyane, uba uri mu kazi. Ibyo ni byo bintu njye nakumbuye, nkumva mbuza amahoro, ariko nyuma nkaza kubimenyera. Urukumbuzi rwawe rwo gukumbura nka famiye rwo ntabwo rujya rushira pe, ntabwo rujya rushira, nyine uhora wumva ubakumbuye. Ariko bigenda nyine bigabanuka, ntabwo biba bikimeze nk'iki hagera nko mu kwezi, maze mu kwezi ho wumva uri kubakumbura cyane, kumva wabyuka wongera wagiye. Barakumbuye rero gisekeje ni ugutega imodoka nkagenda amasaha nk'umunani ndi kugenda nyine muri modoka nateze shapa, nyine gutega imodoka
nkagenda nkahera saa 2 za mu gitondo ndi kugenda nkaza kuva mu nka saa 10. Ibyo nabyo narabikumbuye ariko barumva bisekeje n'ukuntu kugenda urugendo runini mu modoka wicaye bivuna kagera aho ukumva kwicara birakurambiye, ariko njya mbikumbura narabikumbuye nkomacaga nko gutega imodoka nkajya ahantu kure. Hano rero nta hantu nari natega imodoka ngo ngende amasaha 3. Ahantu umuntu aba ari bujye kure hano mba mbona ari nk'amasaha 2 habaye kure cyane, ariko ndabiterwa n'ahantu umuntu atuye. Ushobora gusanga hari abatuye ahantu mu ntara kure cyane bibasaba gutega imodoka bahava baza hano mu mujyi w'Imaputo. Abo rero wenda bagenda urugendo rurerure cyane. Akoze kubana nanjye muri iyi video, mwakoze gufungura iyi video mukayireba. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nawe rero dusangiza muri comment ibyo wakumbuye ukiva mu gihugu wavukiyemo ujya mu kindi gihugu gishyashya. Aho waba uri hose ntibivuze ngo uri muri Mozambique, igihugu cyose waba urimo, nureba iyi video udusangize nawe ibyo wakumbuye. Ibyo wakumbuye kumva ugiye kurwara. Noneho ubutaha nzababwira noneho ibintu umuntu ashobora gukumbura avuye nka hano Mozambique. Ndavuga hano Mozambique kuko ariho ndi. Ndamutse ngiye nko mu Rwanda nzababwira noneho ibyo nakumbura ndamutse ngeze nko mu Rwanda. Nzababwira ibyo nakumbura hano kuko nabyo biba bihari. Buri gihugu kiba gifite umwimerere wacyo, kiba gifite ibyiza byacyo, haba hari byinshi mbese wakumbura uramutse uhavuye. Mwakoze cyane rero, Imana ikomeze kubaha umugisha. Nagusaba gukora subscribe kugira ngo izi nkuru zigiye zitandukanye zinyura hano ku nama za Queen zitazajya zigucika. Usangize iyi video n'abandi kugira ngo nabo bakomeze badusangize ibitekerezo byabo, ibyo bakumbuye bakumva babuze amahoro. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda cyane.